Isi dutuye yuzuye ibintu byinshi kandi by'agaciro. Kugira ngo tumenye ikirusha ikindi agaciro, tureba umubare w'amafaranga icyo kintu kigura cyangwa se ingano y'amafaranga cyatakajwe kugira ngo kiboneke. Amafaranga nicyo kintu cya mbere tureba mu kugena agaciro k'umuntu cyangwa se ikintu. Umukire wa mbere ku isi, imodoka y'agaciro igomba kuba ihenze kurusha izindi zose mu isi, ndetse n'amabuye y'agaciro nuko agomba kuba ahenze. Ibi bishatse kuvuga ko ibintu bifite agaciro kurusha ibindi ari bifite igiciro kiri hejuru mu bijyanye n'amafaranga ndetse n'ubukungu bw'isi muri rusange. Mureke tuvuge ku mafaranga. Amafaranga ikimenyetso cy'agaciro hano mu isi, ariko by'umwihariko ikimenyetso cy'icyizere mu bantu. Hari nayo mpamvu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu, kugira ngo wemererwe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, hari umubare w'amafaranga ugomba kuba ufite kuri konti yawe, kugira ngo bakwizere kandi nabo bahe icyizere cy'uko utazanyereza umutungo w'abaturage. Ibi kandi bishatse kuvuga ko abafite amafaranga bamenyekana kurusha abatayafite. Uyu munsi uwakubaza umunyamibare wa mbere cyangwa se umusiyantifike wa mbere muri rusange ku isi, abamumenya ni hafi ya ntawe. Ariko se ni bangahe batazi amazina nka Jeff Bezos, Bill Gates ndetse na Jack Ma ko ari bamwe mu baherwe isi yacu icumbikiye kuri uyu munsi? Amazina y'ibigo bikomeye nka Microsoft, Apple, Amazon ndetse n'ibindi bizakugora kubisiba mu mutwe ya benshi kubera za miliyaridi z'amadolari byinjiza buri saha. Ibi byose byatewe n'iki? Byagenze bite kugira ngo amafaranga aze mu buzima bwa muntu ahindura isi ku kigero cyo kutayagira, atagira agaciro, cyangwa se ngo anagirwe icyizere na rubanda batuye isi? Iki nitwa ndacyariho Basil. Aya mafaranga tubyuka twiruka inyuma buri gitondo, yaje ate? Yaje ryari? Nuramuka ugiye kuri Google ukandika ijambo history of money, bazakubwira ko amafaranga yatangiye gukoreshwa bwa mbere n'umwami witwaga Ariates watwaraga ubwami bwa Lydia ho muri Turikiya y'ubu ngubu. Iki gihe hari mu mwaka wa 600 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ibi byaje nyuma y'uko ubucuruzi bwo kugurana ibicuruzwa n'ibindi bwari bumaze gutera imbere. Abahanga ubu bucuruzi nibwo bise barter trade. Bishatse kuvuga ko niba ufite ibirayi ukaba ushaka ibijumba, wagombaga gushaka undi muntu ufite icyo ushaka kandi nawe akaba ashaka icyo ufite, ugashaka uha ibirayi akaguha ibijumba kuko ari byo akeneye. Ubucuruzi bumeze gutya ntibwabura imbogamizi. Byari bigoye kwiruka imihanda yose ushaka icyo ushaka, kandi nta n'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bwari buhari. Ibi byatumye hashyirwaho icyo bise commodity money. Iki gihe bari bamaze kumenya guhitamo ibicuruzwa bitabora nk'umunyu bigakoreshwa nk'amafaranga. Ukajyana umunyu runaka bitewe n'ubwumvikane bakaguha umuceri, undi nawe akajyana wa munyu bakamuha ibigori, bigakomeza bityo bagurana ibicuruzwa n'umunyu. Ikibazo cyaje kuvuka ku muntu wari ushaka inka. Nawe uhise yubaza ingano y'umunyu yagombaga kujyana. Bigiriye inama yo gukoresha amabuye y'agaciro nka zahabu. Ukajyana zahabu ugahabwa icyo ushaka, undi nawe akazayijyana agahabwa icyo yifuza. Ibi byahaye akazi kenshi abacuruzi bo muri icyo gihe, kuko nibo bari bafite ubushobozi bwo gufata amabuye y'agaciro manini bakayahinduramo uduce dutoya kandi twinshi ushingiye ku gaciro. Iki gihe hari ahagana mu mwaka w'igihumbi mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Hari igihe cyageze umuntu akajyana amabuye y'agaciro mu bacuzi. Abo bacuzi bakamuha resi cyangwa se agapapuro kagaragaza ko uwo muntu afite ingano runaka y'amabuye y'agaciro mu bubiko bw'abacuzi. Ntibari babizi, ariko bari bavumbuye igikorwa kizahindura ubuzima bwa muntu. Mu buryo batazi, bari batangije amateka y'ijambo amafaranga. Uyu munsi ako gapapuro gato kagaragaza ko ufite zahabu mu bubiko bw'abacuzi niyo mafaranga dukoresha. Naho ububiko bw'abacuzi ni za banki zirirwa zikora zikanatubikira amafaranga. Uwitwaga Ariates niwe watangije kino gikorwa.
hari mu mwaka wa 600 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Nyuma yaho gato mu myaka 100 gusa, abaromani, abagereki ndetse n'abaperesi batangiye kwigana ibiceri by'abashinwa. Abo bashinwa bari baramaze gutera imbere cyane ibijyanye n'amafaranga, kuko mu gihe cy'ingoma ya Tang Dynasty yabayeho guhera muri 618 kugera muri 907 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Iki gihe abashinwa bo bari baramaze gukora inoti ya mbere. Bayikoze mbere y'imyaka 500 kugira ngo inoti zitangire gukoreshwa ku mugabane w'Uburayi, kubera ko inoti zatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 17 ku mugabane w'Uburayi. Biza kurangira amafaranga abaye ikintu cy'ibanze mu buzima bwa muntu. Hashingwa za banki zikora kandi zikanatunganya amafaranga, ariko by'umwihariko zigatanga inguzanyo ku bashaka amafaranga. Hari igihe cyageze amabanki akora amafaranga menshi ku kigero cy'uko amafaranga yateye agaciro ku buryo bugaragara. Hari mu mwaka w'1455 nicyo gihe amafaranga yarateye agaciro bwa mbere. Gutega agaciro kw'amafaranga bishatse kuvuga iki? Bibaho ryari? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gikize guhera nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu kinyejana cya 19 abanyamerika benshi bari bakereye kuguza amafaranga mu mabanki, kuko inyungu ku nguzanyo yari nkeya kandi imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane idahwema kwiyongera. Ibi byatumye banki zikora amafaranga menshi hatagendewe ku ngano ya zahabu iri mu mabanki yo kwishyura abantu. Ibi nibyo bise bill speculative. Bill speculative niyo yabyaye jeudi noir yabaye ku wa 4 tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 1924. Kuri uyu munsi amabanki menshi yarafunze kubera ko abantu benshi bari bashaka kuguranisha amafaranga ku mabanki bagahabwa zahabu, kuko icyo gihe amafaranga yari atangiye guta agaciro, ariko zahabu ntiyashoboraga kuba yata agaciro. Amafaranga yari amaze kuba menshi mu baturage. Amafaranga ata agaciro igihe ari menshi mu baturage, kandi ibiciro bikazamuka ku kigero kidasanzwe. Ari nayo mpamvu bimwe mu bigomba kuranga amafaranga agomba kuba ari make yarabuze mu baturage, ku buryo n'uyafite aba afite make. Iki gihe nibwo amafaranga yacu aba afite agaciro. Ibindi bigomba kuranga amafaranga agomba kuba yoroshye gutwarwa kandi adasaza vuba. Amwe mu mafaranga dufite adasaza vuba kuri isi ya rurema yitwa amadolari, ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ryitsamuye isi yose irwara ibicurane. Aya mafaranga akoreshwa nk'ifaranga fatizo ku isi yose. Byagenze bite kugira ngo amadolari ahinduke amafaranga y'isi yose kandi mu gihe gito? Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, abanyamerika batumije inama yiswe Conference de Bretton Woods. Yabaye guhera ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 kugera ku ya 22 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1944. Ibihugu bigera kuri 44 byari biri ku ruhande rw'abatsinze intambara byakoze inama yabyaye umuryango w'abibumbye mu birebana n'amafaranga. Bishyize hamwe kugira ngo barebe uko bazahura ubukungu bw'isi yari ivuye mu ntambara. Iki gihe bafashe imyanzuro ikurikira: idolari rigomba guhinduka ifaranga fatizo mu bucuruzi bw'isi yose. Iyi ngingo igihugu kitayemeye ni Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Undi mwanzuro bafashe wari urebana n'igipimo fatizo cy'amadolari. Amadolari 15 angana na once d'or imwe. Once ni igipimo fatizo cy'ubunini bw'amabuye y'agaciro. Once imwe ipima hagati y'amagarama 28 na 33. Ibindi bemeje muri iyi nama nuko andi mafaranga yose yagombaga kugira agaciro ugendeye ku madolari, naho idolari rikigenera agaciro ugendeye ku buryo rikenewe ku isoko. Uyu yitwa Michel Condansus, yayoboye ikigega mpuzamahanga cy'imari guhera mu 1987 kugera mu 2000. Amafaranga yose yari akomeye yari yarasenywe n'intambara. Ibihugu byose by'Uburayi byari bifite umwenda wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko zari zarabagurije amafaranga yo kwiyubaka.
irivure sterling ry'Abongereza ryasaga n'iritakibaho, ndetse n'ifaranga ry'Abafaransa ntiryari rikibaho. Si ibyo gusa kandi kuko Abanyamerika batanze imfashanyo ahantu hose ku isi mu buryo bwo kugira ngo abantu biyubake, barangiza bakabazanira ibicuruzwa kandi bagategeka ko byishyurwa mu madolari kuko bari bazi neza ko bayafite. Uyu munsi 70% y'amadolari yose y'Abanyamerika abarizwa hanze y'igihugu cya Amerika. Ni ukuvuga ngo 30% bisigaye nibyo bibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihe nta muntu wagombaga kwitambika mu budahangarwa bw'idolari, ndetse n'uwari kubitekereza yagombaga guhigwa bukware n'Abanyamerika. Abazi byinshi ku mateka ya Colonel Muammar Gaddafi wayoboye Libya imyaka isaga 40 bemeza ko ari kimwe mu byo yazize. Umushinga wa Gaddafi wo gushinga ikigega nyafurika cy'imari BCA agashoramo miliyari zigera kuri 42 z'amadolari. Iyi banki yagombaga kugenzura politiki y'ifaranga muri Afurika kugira ngo amafaranga y'Abanyafurika atazongera kugenerwa agaciro ushingiye ku madolari. Yari afite kandi umushinga wo gukora dinar or cyangwa se idenari rya zahabu kugira ngo impapuro faranga z'Abanyamerika zitazongera kubona umwanya hano muri Afurika. Iri niryo faranga ryari kuyobora ayandi yose igihe ryari kuba rishyizwe mu bikorwa. Gutekereza ibi byonyine ni ukwishyira mu mubare w'abahigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Mr. James Sting wo muri Peace and Legal Action Against War abitangaza. Ni kimwe mu bintu bigomba gutekerezwaho bigakorwa mu ibanga, kuko iyo utangiye kuvuga ngo ugiye kureka idolari ugira ikintu ukoresha nta kabuza urahigwa. Higeze kubaho inama ebyiri, imwe muri 1996 indi mu 2000 ziswe inama mpuzamahanga za mataba zahamagajwe na Gaddafi. Abantu bose bari babishyigikiye. Muri iyi nama Gaddafi yasabaga Abanyafurika bose ko ibicuruzwa byabo byajya byishyurwa mu madenari akoze muri zahabu, amadolari, amayero ndetse n'amapawundi, agahagarikwa gukoreshwa hano ku mugabane wa Afurika. Iki gitekerezo cyari kuzana impinduka mu bukungu bw'isi ndetse na politiki y'amafaranga muri rusange. Ibi byari bishoboka cyane rwose kuko icyo gihe Gaddafi yari abitse toni 144 mu bubiko bwa zahabu. Ibi bitekerezo ukubitiwe n'amafaranga Gaddafi yari yaragujije Nicolas Sarkozy agera kuri miliyoni 20 z'amadolari mu gihe cyo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu Bufaransa mu 2007, kandi Sarkozy ntiyashakaga kumwishyura. Ibi byatumye yicwa ku kagambane k'ibihugu bitari biri kuvuga rumwe nawe mu bijyanye n'imitekerereze ya politiki y'amafaranga mu isi. Si Colonel Gaddafi wenyine wazize amafaranga, kuko kuri uyu munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu birombe bya Kivu y'Amajyaruguru ho mu ntara ya Katanga, amagana y'abantu asiga ubuzima buri mwaka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aya mabuye y'agaciro niyo yoherezwa mu bihugu nk'Ubuyapani ndetse n'Ubushinwa kugira ngo hakorwe za telefoni na mudasobwa dukoresha. Amasosiyete nka Huawei, Nokia, Apple ndetse na Translation ikora telefone za Tecno na Infinix ziza mu myanya ya mbere mu gukoresha abakozi benshi kandi bakabahemba umushahara uri hasi cyane kugira ngo bakomeze kubona inyungu z'umurengera kuri konti zabo. Umushahara ni igihembo ubona kuko wakoreye umukoresha wawe neza nuko akaguhemba nk'uko mwabyumvikanye. Umugirira icyizere ukamukorera kuko uzi neza ko afite amafaranga azaguhemba. Nta cyizere umufitiye ntiwamukorera, aguha amafaranga nk'ikimenyetso cy'icyizere kuko azi neza ko nujya kugira ibyo uhaha nawe uzatanga icyo cyizere ukababwira uti ndabizi neza ko namwe bazabaha ibyo mushaka nimutanga kino cyizere mbazanye. Ntabwo twabivuganye ariko ndabizi neza ko ndamutse nzanye amafaranga iyo modoka yawe wayimpa. Nshobora kuyazana ari inoti cyangwa se nkayakoherereza. Amafaranga bohererezanya ni imibare yanditse muri mudasobwa z'amabanki. Aya mafaranga yava ku mpera z'isi akajya ku yindi. Kubikuza ubu bwoko bw'amafaranga wifashisha icyuma cyitwa ATM. Ushyira ikarita yawe kandi yabugenewe muri icyo cyuma maze ukagitegeka kuguha amafaranga yanditse muri mudasobwa.
ariko bigendanye n'ingano y'amafaranga ufite kuri konti yawe. Umushinwa witwa Jack Ma ibi yabibonye mbere, akora urubuga arwita Alibaba, urubuga rwo guhahiraho ibyo ushaka byose utavuye iwawe, ahubwo ukishyura ukoresheje amafaranga ufite kuri konti yawe yanditse muri mudasobwa z'amabanki. Si we wenyine kuko na Jeff Bezos akora business nkayo, we urubuga rwe yarwise Amazon. Uyu Bezos niwe muherwe wa mbere mu isi, atunze miliyaridi zigera ku 140 z'amadolari y'abanyamerika. Akurikirwa n'uwitwa Bernard Arnault ufite miliyaridi zigera ku 107. Uwa gatatu niwe tuzi cyane yitwa Bill Gates, afite miliyaridi 106 z'amadolari. Ibi tubikesha urubuga rwitwa chinadiary.com nk'uko byatangajwe kwa 28 Gashyantare uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2020. Ubundi bwoko bw'amafaranga bukoreshwa kuri murandasi mu bucuruzi bw'ibintu bihenze cyane, bwitwa Bitcoin. Bitcoin rimwe ringana na 5,734,428 n'ibice 12 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubu bwoko bw'amafaranga bukoreshwa cyane mu bihugu byakataje mu bucuruzi mpuzamahanga nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Singapore ndetse n'ibindi. Ese ibi bihugu biri kuzamuka mu bukungu ku muvuduko uhambaye bizemera gukomeza gukoresha ifaranga ry'abanyamerika, dore ko atari naryo faranga rihenze kurusha andi yose mu isi, kuko riza ku mwanya wa 8 mu mafaranga ahenze kurusha andi yose mu isi. Dore uko akurikira ngendeye ku gaciro kayo uko byatangajwe na b2plus.com ku 25 Mata mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019. Idinari ryo muri Kuwait riza ku mwanya wa mbere na TR 19,37. Ku mwanya wa kabiri haza idinari ry'ababarani ringana na TR 15,62. Ifaranga ryo muri Oman riza ku mwanya wa gatatu na TR 15,32. Idinari ryo muri Yorodaniya riza ku mwanya wa kane na TR 8,32. Ipondi ry'Abongereza ku mwanya wa gatanu na TR 7,6. Idolari ryo muri Kamar riza ku mwanya wa gatandatu na TR 7. Amayero y'Abanyaburayi akaza ku mwanya wa karindwi na TR 6,57. Ku mwanya wa 8 tukasanga amadolari y'Abanyamerika angana na TR 5,9. Ipeso ryo muri Cuba naryo ringana n'amadolari kuko rifite TR 5,9. Ifaranga ry'Abasuwisi rikaza ku mwanya wa 10 na TR 5,7. Aya mafaranga y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye niyo yabaye intandaro z'impfu ndetse no gushyira ubuzima bw'abatari bake mu kaga, ariko cyane cyane muri Afurika. Ibyo ntibyitabwaho cyane n'amahanga, ahubwo icyo abantu bitayeho ni izamuka ry'ubukungu bushingiye ku mafaranga, economic growth. Iki nicyo gisubizo rusange mu bwoko bw'ubukungu bwitwa capitalism. Naho ku muntu ku giti cye, twebwe abantu twiyubatsemo ikintu twise consumerism. Consumerism ni ubwoko bw'imibereho aho buri kibazo cyose ugize gikemuka ari uko ugize ikintu ugura. Ugomba kugira icyo ugura, waba ushaka icumbi, yewe niyo waba urwaye. Igisubizo cy'ibyo byose ni uko hari ingano runaka y'amafaranga ugomba kubitakazaho. Iyi ngingo isobanura neza ko nta kintu na kimwe utunze kitaguzwa amafaranga. Ibintu byose biri mu isi bihabwa agaciro n'amafaranga. Ikibi cy'amafaranga ni uko ntawe uyagwiza ngo yumve atamuhagije. Abanyarwanda bati ntawanga ijana mu rindi. Uyu munsi abantu benshi bakomeje gusiga ubuzima mu rugamba rwo kwiruka inyuma yo gushaka amafaranga, ariko nyamara tujye twibuka ko ashobora kugura igitanda cyiza, ariko nta na rimwe azagura ibitotsi. Azishyura abashinzwe kukurindira umutekano, ariko nta na rimwe azaguha amahoro y'umutima. Simbabuje gushaka amafaranga kuko tutayafite ntitwabaho. Tugomba kuyashaka, ariko twamara kuyabona tukagaruka tukashakisha inshuti za zindi zizatugoboka mu gihe tuzaba tutakiyafite. Kuko nta mafaranga menshi adashira, ariko kandi nta n'amafaranga make atagwira.
ni nano dusoje kino kiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane kuba mwagikurikiye. Njye nitwa Ndacyariho Basil.